byo guhembwa ntubizanemo akazi turagakora kandi karanagaragara sino company igihe cyose imaze ushatse kuvuga ko nta kintu dukoramo twakoresha guhamba imbwa asanga akazi turagakora kandi karanagaragara kandi n'abakiriya hano hanze bose barishimye usuye abakiriya bacu supervisor ceceka igira imbere ya makosa y'abahungu n'abakobwa bihuse kandi uyu nguyu usanga ntazi gutandukanya akazi n'igihe atari mu kazi ni ukwinywera ibitabi by'ibimogi aho ngaho wumva ntabwo nakubwira sinavuga n'imisatsi bikaraze koko se ubu nareba reka uyibona umubwira ajyana imari ushyira abakiriya ni ukuri rwampamagara ngategereza nzi ngo umukiriya agiye kunshimira ambwira ati imari mwohereje ni fresh ni okay meze neza ubu ukamwira se kitatugezeho se ibyabageraho se ko bituzuye reka uyuwe niba bayiryamiye ni kugera mu kazi mwana ye mu gihugu cyo muzira Brandi nawe agera mu kazi noneho zibura ibiri ngo dutahe urakarebwa bigeza umuntu areba isura nziza akavuga uti isura yakakira umuntu akagubwa neza kumbe uruwa guhembesha gusa nta kintu umukora none arakubeshye ntahari nari imbere yawe isobanura vuba kandi bose yego nibyo ariko ntabwo ari cyane nyine kubera ko ahantu nari ntuye nagiye kure ariko ndaje ndabihindura ndakererwa ariko ntabwo ari cyane urakererwa ariko ntabwo ari cyane none se ariko ndabihindura nta kibazo urabihindura iyo ntabikubazaho ntabwo ari kuzabihindura ariko uzakomeza paka nk'aho kampani gifatanyije na papa wawe wowe oya ndabihindura rwose uzi icyo nabakorera ubu kandi ukwezi kuzashyira mu rwego murashaka guhembwa ngahe wowe ntabwo bimbagarira guhemba rero nguhemba ngahe miliyoni bose reka arayivugisha n'amatama abiri gusa akazi nkora karagaragara ukoraga karagaragara ntugaseka rero nguhemba ngahe 600 bose ati bose reka bivuga ari seriye ko nta kibazo bose dufitanye ko rero kugira ngo ibi bintu bihuriremo umve hari kuko igihombo muri kunteza ntabwo gisanzwe ukwezi muzirwe ntagire umuntu uzaza imbere amaze ari marambaza umushahara kigwe nawe ngo ndetse se bakirimo baramamagara nkayo bushinzwe kuderivaringa wakabaye babigishije ariko bose ukora iki akaderivaringa maze dugiye muri break y'ubuye bw'iyambere na mbere ukwezi ntimuzamimbishe yaba wowe yaba nawe aya bose nuko ngiye shyiramo imiyaga nuko imiyaga ngewe ndi vandarateri bose abakomba nageze difani ngewe yo muri moteri aya bose nawe akwantu uvuze nukuri ni kabi se bose basobanura ko igihe tuzanga tuje guhamba imbwa ubu dushaka kutwishyura umuryango wacu bizabaho gute nyine mbwira njye ntabwo wanyemera ntabwo ndabyumva nyine njye ntabwo wanyemera ntabwo ndabyumva ukuntu ukamere nk'umwana ariko ntabwo ndabyumva kabisa ntabwo urabyumva ariko kubera iki mugira imiteto ntabwo urabyumva kandi ubyiboneye wanyamemukiye natwe turahari aramukiye we ntabwo wabyumva ntabwo nabyumva reka ndabizi n'igihe mwakundaniye yarabimbwiye turi inshuti rero yarabikoze kandi nubwo turi inshuti sheri wawe siko ntabwo ari guhemukira ariko bose sinzi uwaduteranyije rwose raporo yawe ntabwo itangira aho ngaho wumva barakubeshyeye ukwezi gutashye barambwira ngo akazi kanjye bakishimiye ntabwo ndi mukuru wawe ntabwo ngana nawe akazi mfite experience y'imyaka 20 uri kumva ntabwo ngana nawe iregura niba bakubeshyera ntabwo kerera basi nako ntabwo ugeza ugishinzwe kujyana ubigeza aho bigesheje ariko bose
sinzi ibyo bakubwiye babivuze utumva ese wewe ushingiye ku cyo uvuga ko mbigurisha ku ese ndakubeshye urambeshye rwose mbese bari guhamagara bose navuganye nabo navuganye nabo rega hari n'igihe umuntu hari igihe ukora akazi neza k'umukire nicyo uri kurengana muri bose abantu bagashaka guteranya na boss numva amabwirwe bari muceceke nta nduranye nshaka kumva n'abahazi muceceke bose data nigiri kurengana uri gutera imwene uri gutera imwene nigiri kurengana haryo ngo ngari gushinja iki ngo ngari gushinjwa iki no kugera niba mutumye ikintu ku isoko bati genda urangure ku giciro aragenda asize mu iburi agenda arangure ku giciro kiwe bwite ariko sha ejo abishyira ibiciro hejuru yindi ejo abishyire hasi reka yahuye na famiye ho none kundi kabiri muri kampani yanjye ntabwo muzi ko byipantaro bitendera imana iri ipantaro si nk'ibyo byose ubona ko arimo amapura aho ngaho bose no kuri barambese ibyo bintu bari kuvuga no kusubura aho bihuriye n'ubu wakoze wacu simuyita gucoma ibi ni biki abanyarwanda bose ari kumbeshyera ngengereho kugira nanjye rego gusa tukupime ibyo byo kupima kujyana muri ntabwo tukupime yangiye abacuruzi cyangwa se n'abariya bahinga bose baraza ku mirima ngiye magerera ku gihe imodoka mbona yizindukanye mu gitondo cya kare imisego nkayizanira ku gihe bageze kuri kumbwira ko ibintu birinda bibaboreraho ubuzima no kujya kubifata ngo ububuze ngo bafite akazi kenshi bose nikagumbwira abo barasa nuko nimbagerera ku gihe bahamagare wumva se ntabwo tuvuganye bande abahinzi bagushinzwe kujya gufata iyo kabaho ngaho bagize undi baboreraho buri mu mabure koko bose ariko ibintu by'amabure ntabwo birimo bose tubabarire basi bose irengagize byabaye byose wongera gute byirengagize rwose ibyabaye byose akazi karakomeza neza ni iminota 10 turengejeho ariko ubutaha tuzikosora hari ibintu umuntu agira agahaga ni kuri bose oya burano igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega ku mayiro ko kari kuguhamagara cyane ntabwo ndabyumva kabisa kw'Imana arambiki reka musezereho niye ese bose none tugezeho dutukase bose gufata kamwe ntacyo babitwara iki mwamenyereye cyane sha ukumva ubwisanzure cyane ndavuga nawe ukavuga iki cyawe wowe nakubwiye ngo uceceka uri kumva kuva ubu ngubu wowe yaba nawe kureba ibiki abana yaba wowe wikiriza ntabwo ndagira icyo mvuga yaba wowe ndetse nawe bumbye amaso rimwe kabiri oya nako nkora raporo zabo ubumbye kabiri twasubiye mu kazi rimwe kabiri gatatu ntababona muri kampani yanjye bose abana no kuri bari kwishura rose najya nkuraho amafaranga yo kubishyurira yaba uzi ko ufite abana ntabwo bakaba bajya muri ibyo biyobyabwenge ibiki ibiyobyabwenge ntabwo mbijyamo ujya mu biki ubihugura ubwenge mba ndi mu kazi ukaba utajya gufata ibyo ugomba kujya gufata mba nagiyeyo bari kukubeshya ariko muzi amafaranga turimo turahomba nta nubwo nkimaka namwe nabaze rimwe kabiri ntababona mu maso yanjye se bose njye nasabaga imbabazi kuri ako kakosa kabayeho kuko wadutinze muri basiba kwa muganga nta mbabazi ngira muri bizinesi turabizi ni bizinesi bose kandi ndizera ko bizinesi yawe ibintu bikuru bigenda ariko muzi neza ko iyi bizinesi atari iyanjye njyenyine mfitemo abashareholders abanyamigabane bafite imigabane yabo mfite raporo ntanga buri kwezi buri cyumweru turabyumva nta kintu mvugana namwe navuze ngo wewe bisatsi nawe ibyo bipira n'ibigofero mu kintu ariko kureba sinongere guhindukira ariko basanga mu maso bose reka kurakara bose reka kurakara aka ni gato kabayeho kandi niko kazaza sinongere guhumya basanga mu maso atari batuma kampani yacu ikomera turisubiraho bose the chimoniza last chance boss the last chance babaze nabwiye ngo siba kwa muganga oya eregura umubyeyi ariko mwana ntabwo muve muri kampani sha boss toka zira muri kampani toka muri kampani boss ngo ntabwo gusiba kwa muganga uzareke urumogi nawe uzareke kwicisha ninde uri kwangisha dawa kwicisha ndi kubona wewe cishe mu kintu kure boss cishe mu kintu
Baby bakwakiriza iki se? Ntabwo ubona ko nazanye amazi. Si kuburyo utafite n'agafanta? Umusore nazanye amazi ko nshaka ngufa. Hasi kundi burakaye wabaye iki? Baby watubuye ukambwira ikintu wabaye. Nde wahindutse cyane. Mbese nyine nta cyabaye. Nyine niki cyabaye? Niki mbwira ikintu cyabaye? Ese ubundi abajama muteye mute? Ikintu cyabaye tugikemura. Nyine mushimishwa n'iki? Si baby kuvuga gutyo. Ese wabuze iki? Njyewe ubwanjye nguhuze n'umuntu sibyo? Mubwiye ngo fata ifoto nawe kuko yabinsabye. Nako kuko twari twasohotse nyine turi benshi. Mani nurangiza uncinye umugende. Rekera. Ngiye ngucinye. Babe, calm down. Ndabona wari usanzwe ukwize. Ntabwo utunguye nuko mbimenye. Babe, urumva ibyo bintu nabikora. Ngiye gukunda. Urabizi ko nagusezeranyije ko nzagukunda akadupfura. Usanga nyine buri yanjye ari amakosa. Ariko ko ushumari bwana hanze ngo nagiye kubibona akazi kose nakoraga. Nari nzi ko amazi ngiye kuyubaka. Iki kumba kintu se wowe. Nitwa mana zamuye akazi. So wangiye gusubira ku cyede bro. Baba we. Ariko saka ibyawe ntabwo bikaze wakisubira. Mani birakaze mana usubira. Ya boss ranyirukanye mu mani wawe. Gusa ko supervisor abonye ndi gufata akaponi kamwe mana. Ariko ibyo byinjye banabireka mu kazi. Iki? Wabireka mu kazi wasohoka. Kari gukoresha. Kaziga ntabwo ari byiza. Kazi kabize suzi ko Kamana gufata kamwe kwigira mu kazi ntacyo bitwaye. Ariko iyo ugafashe nyine bikatangira bikarengera. Urabona batangiye no kumenya ko ukoresha ibintu. Ariko iri kurasetse. Bakisubiye ariko mana. Ubwo ntabwo ugira mana. Reka mu kazi reka manze mwibarize. Ni gute boss atwirukana agasigara n'abakobwa. Mana ako kana ubwo nanjye niko nibazaga. Ako kana nawe waragatekereje. Natekereje mu cyumweru tumaze tuvuye mu kazi maze iminsi nkunda kubitekerezaho mana. Ni gute boss atwirukana agasigara na bebonye. Harimo akabazo. Gute se abahungu tuva mu kazi ubundi. Se boss ntagundi cyangwa nyabwenge yiwe ngo arebe ikibazo kiri. Nawe buri hasi hari ukuntu imashini ikiri kagira nawe amenye. Boss buriya nyine ashaka ahengeka kimwe agarukira ku kintu. Ariko nyine ikintu nabonye cyo ndazaga gucisha make ya. Guseka muri yabaye ariko witonda. Hanyuma wa gatatu waryo wari wagiye. Wa gatatu? Mu cyumweru gishize. Wa gatatu sinari ndi mu rugo. Si ubizi ko twavuganye nimugoroba ndi mu rugo ndyamye. Wari uri mu rugo? Nimugoroba wari uri mu rugo? Wa gatatu nari ndi mu rugo nimugoroba. Wa gatatu nari ndi mu rugo. Ngo wasanga nyine nibeshye. Nyende nako ndi igicucu. Sibe byo rindi abikubwiye. Nubundi nta musore wo muri Kigali utereta umukobwa umwe ndabizi. Ahubwo nuko mba nakwizeye nkagenda nkakwizera. Bebe uko ubizi niwe wenyine nkunda. Mu buzima bwanjye nawe ndi mukobwa nigeze nkunda. Phone yanjye mwereke phone yanjye surebe mu bus kugira ngo ubyemere. Akira ngwe telefone. Nta phone yanjye ntago nyishaka. Bebe. Basi emera ikosa uvuga uti basi narabikoze ariko ntabwo nabyo nari ngamije. Gucisha makeya ngasubira kwa boss nkamu. Mbere n'umuganiriza. Boss ngiye gumisha amakosa yanjye akomeye. Gabigana n'abakiriya turaziranye benshi cyane. Biragorana kujya company ko yakomeza kwendereye. Maze kumenya n'abantu benshi hirya no hino mu ntara nagiye nkagura borozi ku mafaranga make cyane ntazigeze hano nyine arukuntu nabaga nabigenze ko kugira ngo nibonera amafaranga bayifatira kandi bikora amana ira company arifatira nini mana neza ko abana banjye bose bari kwiga kubera ira company mu bari kuza amafaranga utazamuye rero ngo tuzisangira nawe urakafata hoya arambeshye ese mu Kristo nanjye nagize ngo urakafata ngo murabura ahantu tugakura
kariya kazi nagafataga nk'aho ari akamwana data. Ubuse uragatekereza? Kariya kazi nzagasubira murega nawe kakomeza nadahari. Biragoranye njye kiriya kampani hari ibintu byinshi byayo amabanga ndayazi. Niho bitewe simwizera mwana simwizera. Nazi be. Ntabyo uzi. Ntabyo nzi. Cyazi nyine mba numiwe. Niki cyabaye wansobanurira. Warifashe isokana n'umukobwa sibyo? Warifashe isokana n'umukobwa. Aho yanaku. Uwe mukobwa. Mwana wanje muri fotozanye. Nyuma muri murasohokana. Mbese warafashe nyine ubona ndi gicucu ndi mbese imbere yawe. Mani yo ndebe ubundi ubona ndi iki? Ni girlfriend wanjye. Hanyuma undi ni iki? Uwe. Uwo mwari muri kumwe. Uwo nawe nzi. Ntawuzi. Byo rero abantu rambe kwa gatatu warambwiye ngo wajyanye imodoka ye mu ikaraje. Siko wambwiye? Kwa gatatu nari ndi mu rugo, nari njyamye. Kandi ariko ngiye niko wambwiye. Garage imodoka najyanye mu igaraje kwa kabiri. Kwa gatatu nari ndi ku ruhuko. Asibe, kuki utanyizeye? Ubwo si Unakarije icyizere bigeze kuri urwo rwego. Ndabizi neza. Ko kwa gatatu hari umuntu mwasohokanye. Byibura ngiye ntegereje ko uri bumbwira uti yego nasohokanye najyanye n'umuntu wenda byari bimeze gutya niko nari nzi kugiye kumbwira. Ariko ibazo urahakanye ngo wari urya. Bebe ngiye nari njyanye kwa gatatu. Uwo munsi ngiye nari njyanye. Genda kubwiza ukuri n'ukuri kw'Imana. Kandi ubyemere urabizi ko najya mubeshya. Byihorere. Tubireke nari. Ase umuntu wabikubwiye ninde? Inde. Umuntu wakubeshya. Wenda narakubonye. Ase wombonye hebe. Kandi ese kuvuga ngo yego kukibunda ngo urumva uri busebe. Kuri kw'Imana. Umuntu wabikubwiye yarakubeshya. Nta muntu wabimbwiye ngenda bizi neza ko wowe ubwawe rukundo. Kwa gatatu. Ibaze ko unangiza injiji ngo kwa gatatu unaga bwo agiye mu igaraje. Kwa gatatu nubwo wamamagaye ndi mu rugo. Kwa gatatu ni mugoroba. Biragoranye njye kiriya kampani hari ibintu byinshi byayo amabanga ndayazi. Niho bitewe simwizera mwana simwizera. Ariko tuzi twishimana umuntu yakura n'ibintu atagiye muri kampani mani. Ariko mani rero ni phone narayigurisha nzaga phone sigaye ndiyo kuko naba muri kampani. Nararaburije narayimurira aga phone sigaye ndiyo. Ariko wari bakomeye hamagara boss akara ko ya sari boss mani ndakunda. Ariko ikibazo cyo ntabwo bayiza akazi kiwe. Nje akazi ndakubahiriza. None bakwirukana iki? Rega ari giye ukora neza akazi. Hari umuntu ushaka ngo amuremo ajye mu mwanya wawe. Kandi cyo dupana no kutagira amafaranga akabodo we warayamaze. Reka tuhamagara boss tumusabe ibibazo twumve nimba yakemera kudusubiza mu kazi. Kwihagararaho. Oyanjye ntabwo namuhamagara ntabwo agomba kuri telefone. Ngomba kujya kumureba mu maso namuganiriza namubwira amakosa kubande. Tugenda ngo ngiye kumuhamagara. Ntabwo yakubaha isi telefone yarayifata nkanje. Ngo nsobanurire. Usubiye akaguteza polisi kazi kagufata. Yakavuga ko uje kumwiba. Ku kihe kibazo? Utabanje kumuhamagara. Kubera ko wagiye akwirukanye kubera ko wamwibye. Kubera ko akazi ko wagakoze nabi. Usaba gutunguka yuri mwanya. Nge ndiyizeye bro. Allo? Oui, Bastien. Meze neza mustawa. Meze neza. Umva meze neza. Ntabwo ubizi? Ndumva uburyo uri kuvugamo bidasanzwe kabisa nkurikije uko nkuzi. Wambwira ikibazo ufite ahubwo. Ese byagenze gute Basti? Kazi kutagipfa kubabara gutyo. Byakugendekeye gute? Cyane urukundo nyine ibaze ko
ufite undi mukobwa nyine bakunda. Ntabwo bishoboka. Rukundo nzi. Nanjye ntabwo nabanje kubyemera ariko nyine kuwa gatatu ntabwo yari ahari. We yakomeje kwemeza buryo nyine yambwiye ko ngo nyine kuwa gatatu twaravuganye yambwiraga agiye kugarara. Noneho nyine naranje kubituma kubyemera ariko nabimubajije nyine arambwira ngo agira umudazi nyine murambwira ngo yagiye kuwa kabiri kandi twarivuganye kandi nyine naho hantu yari yagiye kuwa gatatu bagiye kura nyine n'uwo mukobwa. Ese urabizi neza ko umukobwa bakundana? Mba inshuti yanjye yabimbwiye pe. Inshuti yawe yabikubwiye? Ubuse wowe ako kanya uri hehe? Yarababonye. Ako kanya wowe uri hehe? Ndi mu rugo. Wanyemera tugahura se? Arebe reka duhure. Bimeze bite se ruko? Ntako bimeze kabisa. Se gute nta kuntu bimeze mwana? Ntako bimeze. Ese bimeze bite? Oya ariko ntabwo nshaka ko ibyo bintu tubitindamo cyane sibyo? Mujama ni indaya. Oya ntabwo ari indaya. Ko ndi indaya gute? Ahubwo ni wowe indaya. Tuza. Yewe? Mutuze sibyo? Mutuze kabisa. Ntihagire ucira undi urubanza sibyo? Nyuma kumva ibintu wambwiye kuri wa mukobwa ndetse nawe n'ibyo wambwiye kuri wa mukobwa. Umukobwa ni inshuti yanjye naza akabigira inshuti mwese. Cynthia. Cynthia afite niwe wavuze se ngo naye ndi indaya? Cynthia araza akabigira inshuti. Nyuma kumva ibyo wambwiye. Yenyeretse amafoto yawe. Uri kumwe n'undi muntu. Nawe yamweretse amafoto yawe. Sibyo? Hanyuma rero Cynthia hagati yanyu mumukuremo hagati yanyu mu rukundo rwanyu. Inshuti yanyu ko mukure hagati yanyu mu rukundo rwanyu. Urukundo ni urw'abantu babiri. Urukundo ntabwo ari urw'abantu batatu. Sibyo? Mutamukuramo murakomeza gushwana. Hano hantu urukundo rwanyu ruri ruzagera. Sibyo? Cynthia arabateranye. Cynthia niwe wabikubwiye? Cynthia niwe yanyeretse amafoto urimo urasomana n'umuhungu. Jewe? Wowe. Numugire ubwoba. Bibaho ibingibi. Se ko numvaga muri utangiye gusubiranamo na mubwanyi. Ntacyo boss. Yes pavay. Ntacyo bwa nawe ukosa taratuza azadukosora natwe dukosora se ntabonye abandi baciye. Ubu ngubu kigiye gukurikiraho muri company yacu tugiye gusetinga goal. Sibyo? Tugira intego ya company yacu. Sister. Tugiye kubasiriye mu kazi. Urumva? How ukererwa. Wenda bambwiye ko utuye kuri iyo nama ndayumva turaza kureba icyo company twagufasha. Tujye tukumenyera itike ntacyo uzinduke kare. Sibyo? Birahinduka. Wowe. No kubitindaho. Kandi Cynthia rero wambwiye ngo yakubonye ngo wagiye kwa gatatu. Basitumye kubitindaho cyane sibyo? Mukimara kumenya gitera mugomba gushaka uburyo mubikemura. Ndabizi murakundana. Iki kibazo cyari cyajemo. Sibyo? Rero mukimara kumenya kiri kubitera n'impamvu yabyo. Kuko ndabizi ko gatanya nta kibazo mufitanye. Uriya mukobwa mukure mu rukundo rwanyu. Kuko ibi byose niwe biri guturuka, sibyo? Kandi nshaka ko tuvana byose birangiye kandi bikemutse, sibyo? Rero birangire muve nangamwe yunze. Icyo mugomba gukora mugomba kwiyunga ndetse uriya mukobwa mukamenya ko mugomba kumukura mu buzima bwanyu. Sibyo? Sibyo best. Ubivuze ngo Cynthia yari yaduteranye. Cynthia niwe uri kubateranya. Ubundi kuki ntabimenye? Niwe uri kubateranya. Ibintu yabakubwiye zitagaruka ukabibwira nde umukunzi wawe. Kandi bijya gusa byose ni amafoto. Mugomba kwiyunga Cynthia mukamukura mu buzima bwanyu agatanya mukamukuramo. Sibyo? Nyine nabaye igiti. Ndamukundana kuko urukundo rwanyu rugakomeza.
nizere ko birangira aha ngaha mwiyunze urukundo rwanyu rugakomeza sinakishimira kubona mwatandukanye sibyo sibyo best turiyunze muhoberana